Let me tell you first of all the physical side before we do the spiritual side. When we're on the other side, there is a statement. It's simple. You go anywhere, they tell you Al-Muslim Akul Muslim. Anywhere you go to, they will tell you a Muslim is the brother of a Muslim. Sir, they didn't allow me. I left that place and walked to a mosque. The only thing I said is Assalamu alaikum. And he looked at me, he said, Mala. He said, Lafiya. I said, Nima tafine. He said, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Noneho garukiye neza kuri Why Islam TV. Why Islam TV ni channel igiye kuzajya ibagezaho ibintu bitandukanye. Ni channel igiye kubagezaho inyigisho zitandukanye, izajya ibagezaho ibyegeranyo, ibagezeho inkuru zitangaje, ibiganiro, inyigisho, ibintu byinshi bitangaje by'idini ya Islam. Ni channel yacu n'ubundi nta cyahindutse, ni ngiye urikoraho ndetse nabashishikariza gukanda subscribe no kubimenyesha abandi mu buryo bwa share, hanyuma mukande like kugira ngo tubone ko mwabyishimiye, hanyuma muri comment mujye mushyiramo n'ibitekerezo byanyu, tumenye n'icyo tuzabakorera ubutaha. Mujye mwandika muri comment kugira ngo tumenye duti aba bantu duha ibi bintu, ibi bikorwa bo dukorera, rega nimwe ba boss. Mujye mwandika muri comment mutubwire muti nyabuneka turashaka kudukorera iki niki, nanjye ubwo nako kanya ubusabe bw'abavandimwe wari itegeko. Mujye mwandika muri comment musabe icyo mushambuye muti tugezeho ibi n'ibi, zanya mpita mbisunika nako kanya. Hanyuma uyu munsi rero bafitiye inkuru itangaje, icyegeranyo cyangwa se inkuru, bafitiye inkuru cyangwa se ubuhamya bw'umupasiteri. Ni umupasiteri mu gihugu cya Nigeria tugiye gukurikira. Mube hafi, hanyuma ariko mwibuke gukanda kuri iyo nzogera nyabuneka kugira ngo dukomeze tunabe benshi, rega dukora ibikorwa biryoshye dufite nabo tubikorera. Kande kuri subscribe, hanyuma kande kuri like, usharing inshuti zawe, hanyuma ujye no muri comment ushyiremo icyiyumviro cyawe, yaba icyifuzo, yaba gushima, yaba icyo ushaka cyose cyandike muri comment, tujye tunabona ko turi kumwe, rega tunaganira. Murayibona mutariko reka dutangire. Ni umupasiteri wo mu idini rya Anglikani wo mu gihugu cya Nigeria uzwi ku izina rya Pastor Tunde. Ni umugabo wo mu gihugu cya Nigeria, niho akomoka ni naho aba. Ni umugabo w'umudokiteri ufite PhD, akaba yitwa Pastor Dr. Tunde yitwa Pastor Dr. Tunde. Ubwo sinzi ikibanza hagati ya pasiteri na Dr. Jya mbona hari n'abapasiteri bamwe babyanga kumo iyo ari docteur akukubwira ati reka nje mujye mwandika pastor gusa, ariko iyo ni PhD, ni icyiciro cya PhD, nuko bamwe banga kubishyiraho ku mazina yabo. Ariko Pastor Tunde ni umupasiteri ufite PhD. Harimo abamwita Pastor Tunde, hari abamwita Pastor Dr. Tunde, hari abamwita Dr. Tunde gusa. Njya mbona na hano iwacu hari abapasiteri bamwe bafite PhD banga ko iyo Dr. bayongeraho. Njya mbabona nka Antoine Rutayisire, Pastor Antoine Rutayisire, njya numva avuga ati nta mpamvu yo kuvuga izo titire zose, muvuga ngo Pastor Dr. Antoine Rutayisire, ati mujye munyita Pastor Antoine Rutayisire, ati birahagije. Rero n'uyu muvandimwe wo mu gihugu cya Nigeria yitwa Pastor Dr. Tunde cyangwa se umwite Pastor Tunde. No mu pasiteri wo mu idini rya Anglikani, no mu pasiteri wo mu idini rya Anglikani muri kiriya gihugu cya Nigeria. No buhamya rero bushingiye ku nkuru ye, ubwo yari ari mu rusengero arimo ayiganiriza abayoboke be. Ni inkuru itangaje cyane kuko ya trendinze, ubwo trending ni nko gusakara cyangwa gusabagira se, yahitahise mu bitangazamakuru bitandukanye. Ya trendinze mu bitangazamakuru bitandukanye, trendinga kuri za YouTube, abantu benshi barayibonye no muri mwarimu abayibonye. No umupasiteri rero muri iyi video tugiye kumva, no umupasiteri uri gushimira akanatakagiza cyane imico y'abasilamu. Ari gutaka ni ibintu bidasanzwe kubona umupasiteri atakagiza imico y'abayisilamu, ari umupasiteri atarava mu mupasiteri. Wera ari no mu rusengero ari no kwigisha yambaye n'imyenda nkuko muri kubibona muri no video. Yari yambaye n'imyenda y'ababwiriza butumwa bo muri Anglikani, ari imbere y'abayoboke be, ariko yavuzemo amagambo akomeye cyane. Ari gutakagiza imico y'abasilamu kubw'ineza bamugiriye.
bamugiriye neza nk'itangaje cyane nk'uko ari kugenda bivuga muri iyi video ati barandetse ndara mu busigiti koko, ati abayisilamu mbega imico yabo, ati bafite imico itangaje, ati bafite imico myiza ku gipimo nta n'undi muntu ndayibonana muri iyi si uretse abayoboke b'idini ya Islam. Reka dutangire rero kuri iyi nkuru, twebwe twinjire mu nkuru neza. Uyu mugabo uri muri iyi video Pastor Dr. Tunde, umuntu yakwibaza ati byagenze bite, byahereye he kugira ngo pasiteri wo mu idini rya Anglikani yisange yaraye mu musigiti w'abayisilamu? Nakubwira ntikomeza utega amatwi neza, nagushishikariza gukurikira iyi nkuru, ntago ari nini cyane, numvishije njye nayisobanura kugira ngo nisobanurire abantu benshi bumva ururimi rw'ikinyarwanda, wenda hari isomo bakuramo. Ni nacyo kintu nibaza ko pasiteri yaragamije ubwo yayisobanuraga mu rusengero rwasobanura ibyamubayeho, yaragamije ko hari byiza wenda bashobora kuyigiraho. Reka natwe rero tuyumve, wenda hari byiza twayigiraho tukayimenyaho amakuru menshi, cyangwa se ikaba yaduhindura ku bintu bimwe na bimwe, ko turi abantu, umuntu aremetswe mu buryo bwo guhinduka, agahindura ingeso, agahindura imico. Reka dukurikire twumve icyo pasiteri yari ari kuvuga twinjiye muri iyi nkuru. Iyi nkuru ngufiya cyane y'uyu munsi itangira umupasiteri Tunde, Dr. Tunde ari mu rugendo mu gihugu cya Nigeria. Biriya bihugu bya Nigeria rero, bino bihugu bindi byo muri West bari binini cyane, bari binini cyane pe. Iyo bavuze nka Nigeria ushobora kugira ngo wenda ni igihugu kingana nk'iki cyacu, cyangwa se bino duturanye by'u Burundi wenda na hehoya, ni igihugu kinini. Iki gihugu nimvuga ngo ni kinini cyane ubyumve neza, ni igihugu kinini cyane ku gipimo utabasha kwiyumvisha, kuko gifite nka kilometero kare 923,768 kilometero kare. Ibaze kilometero kare 926,768, mu gihe twebwe nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda kiba gifite nka kilometero kare 26,738 ingahe gutyo 38 gutyo. Nago cyujuje 26,800. Igihugu cyacu nago cyujuje, ndumva ari hafi aho, biburaho gatoya rwose 26,000. Tekereza ikindi gihugu, cyo gihugu turi kuba cya Nigeria, ni igihugu gifite kilometero kare 926 n'ibindi n'imisago. Ubwo noneho abaturage bacyo kuntu ari benshi, gifite abaturage bagera kuri 230,000,000. Mu gihe twebwe hano mu Rwanda ndibaza ko tutarengeje 14,000,000. Ubwo nagira ngo mbaha amakuru make ku gihugu cya Nigeria, wumve uwo mupasiteri aho hantu aba, cyangwa se abari kubwira, wumve igipimo batuyeho ko kingana. Ko hariho abantu nibura baba bagize n'amakuru make bamenya kuri icyo gihugu. Ubwo ngiye kubwira ingengo y'imari yawo usanga ari ikindi, ni igitangaza. Iyo tuzayivuga nyuma, uyikeneye abyandike muri comment nzayimubwire. N'amatiriyoni ntabwo bikiri mu miliyari. Reka rero twikomereza inkuru yacu y'uyu munsi. Uyu mupasiteri bita Dr. Tunde yari ari mu rugendo muri icyo gihugu cya Nigeria kingana gutyo. Yari yagiye mu byaro cyangwa se mu ntara. Bo bagira intara za kure cyane. Bagira intara ahantu ushobora kugenda umunsi wose ukakurangirira utaranahagera. Rero webwe yari ari muri icyo cyaro, muri iyo ntara, agenda azenguruka, yaragiye mu butumwa. Ari mu nzira agenda, yageze aho arayoba, urumva n'amasaha ari yamutwaye, amasaha yamaze kugenda, buri kugenda bwira, arayoba, yisanga yayobye aho yaragiye yahayobye. Biramucanga, kandi byari bimaze kuba nijoro. Urabyumva niba umuntu avuye mu mujyi agiye mu byaro, noneho ahantu kure, urumva ko amasaha ari yamujyanye. Arayoba, hanyuma areba hafi aho ngaho nk'umuntu w'umupasiteri agana urusengero ruri hafi aho ngaho hafi muri icyo giturage yarageze, cyangwa se iyo ntara ya kure yaragezemo. Agana urusengero rwaho yarahabonye, ararwegera, ajya kureba umupasiteri waho, baramuyobora bamugeza kwa pasiteri ngo arebe ko yabona icumbi. Ageze kuri uwo mupasiteri agiye gusaba icumbi, baravugana, aramusobanurira ikibazo afite, ko ashaka icumbi, akabona harara, hanyuma mu gitondo akabyuka yikomereza urugendo rwe.
hanyuma uwo mupasiteri aramwemerera, bamwereka n'aho yicara aricara, ariko muri ako kanya yinjiye muri urwo rugo ahasanga intambara y'urudaca. Asanga madamu umugore wa pasiteri uwo nguwo yagiye gusaba icumbi batanye mu mitwe, bari gutukana, bari guserera, hafi kumenagura ibintu. Hanyuma Pastor Tunde ubwo yari ari muri urwo rugo biramucanga, abona pasiteri n'umugore bameraniye nabi, barenda kwicana. Aravuga ati uru rugo sindi bubashe kururaramo. Abwira abo ngabo bari urumva ni abantu ba diakoni cyangwa se abantu baraho, nibo bamujyanye kwa pasiteri, bari bakinahari. Noneho arareba aravuga ati mwabantu mwe na pasiteri, ati mwumve ahantu sindi bushobore kwarara. Ahantu sindi bushobore kwarara, urabyumva hari ingo ziba zirimo mashyamirane, ugushyamirana guteye ubwoba, abantu basimbuka utamenya umugabo n'umugore, ubona wagira ngo ni mu karere k'imirwano. Arangije abwira abo bantu na pasiteri wabo ati rero ngiye mumfashe, sindare muri iyi nzu yanyu, mundeke nirarire muri ya rusengero. Ati muri ya rusengero ho nshobora kuba nabonamo amahoro kurenza ayo nabonera muri uru rugo, kuko urabona uru rugo rurimo intambara. Pasiteri ajyaho ati ihangane, ibi ngibi ni ibisanzwe, ati oya nta kibazo, ati mumfashe nta kibazo, nirarire muri ya rusengero ndaba mfite amahoro atekanye. Bakomeza kumwumvisha ko bakomeje kumwumvisha ko nta kibazo muri urwo rugo, ibintu by'abantu baserera cyangwa se gushyamirana ko bashakanye ibyo ni ibisanzwe, umuntu w'umugabo nawe urabizi. Ariko nawe atsimbarara ku cyemezo cye, arababwira ati oya ngiye mureke nirarire mu rusengero, biraruta uko narara hano, ndabizi hano hameze neza ariko simpashoboye, mureke njye kwirarira mu rusengero. Ariko zigitangaje baramwangiye, biranamutungura cyane. Ubundi we yumvisha ari igisubizo rwose cy'agatangaza kubona bamwangira kurara mu rusengero. Yagifashe nk'igisubizo cy'akaminuramuhini, ari igisubizo bita ngo na akaminuramuhini. Icyo gisubizo cyamubereye akaminuramuhini, ariko agira harabyakira. Ni umuntu w'umugabo, aravuga ati nta mahitamo yabo. Ariko urumva we yarazi ko nibura aho hantu byanga bikunda batamwangira kurara mu rusengero. Umuntu w'umupasiteri ukomeye uvuye no mu mujyi, yumva ari ibintu bisanzwe kuko baba bayita inzu y'Imana. Ubwo ngubwo muri iryo joro arangije arabwira ati bamwanze ko mparara, nimundeke noneho njye nigendere, nimureke nigendere njye gushaka ahandi ndara. Baramwinginga ngo ararimo aho, aranga. Birangira bamuretse. Pasiteri wacu urumva yari yanahungabanye kubona umugore n'umugabo barwanira imbere baserera. Aravuga ati mureke rwose nigendere, baramureka aragenda. Pasiteri arikomereza urugendo rwe muri iryo joro. Ubwo burimo buragenda bunira kurutaho, agenda areba hirya no hino aho muri icyo giturage cyangwa se muri ako kagi, ngo navuze uko nkita, cyangwa se mu ntara, muri iyo ntara agenda areba ko yabona ahandi hantu muri iryo joro yarara. Yaje rero gutunguka ahantu hari umusigiti munini. Arabyumva umuntu urumva icyo gihugu cyangwa se igihugu cya Nigeria cyo muranakizi kibamo n'abayisilamu benshi. Urumva ahantu haba abaturage bafite miliyoni 230, urumva abasilamu ni benshi cyane. Urumva rero bafite n'umusigiti munini. Arangije muri uwo abona uwo musigiti, kuri uwo musigiti arawegera. Ahageze ahasanga umuntu wakora, ubwo nushaka kumwita umuzamu cyangwa se undi ufite imirimo hakora. Bamuyobora ku nzu nk'uko bamuyobora ku nzu ya Bilal, wa undi utora zana. Undi ujya utora zana buriya akunda kuba hafi aho ngaho, cyangwa se inzu ya imamu. Ahageze ku muntu wo kuri uwo musigiti ufite ibikorwa hakora mu buryo buhoraho, amugeze imbere amutorera salamu, atasalamu alaykum. Arangije amutorera salamu, atasalamu alaykum. Murayizi iyo ndamukanyo ni y'abayisilamu ku isi yose. Iyo ndamukanyo iravuga ngo ugira amahoro y'Imana, cyangwa se amahoro y'Imana bane nawe. Hanyuma uwo muntu yarahasanze nawe aramwikiriza, aramubwira ati wa alaykum salam, ati na amahoro y'Imana kubeho. Ati se wa mugabo we kuje muri iri joro ni amahoro, ufite ikihe kibazo? Ubwo nawe aramusubiza ati ndi mu makuba kabisa. Ati ntago meze neza, ngewe mfite ikibazo kinkomereye. Ati ndi mu makuba rwose. Umugabo nawe yumva biratangaje kubona umuntu w'umugabo n'injoro ari kuvuga ko ari mu makuba. Aramusuhuza, aramubwira ati noneho injira wicare utuze, hanyuma tuvugane kuri ibyo bibazo, unsobanurire neza. Ariko wabanje gutuza. Numva iyo umuntu akubwiye ko afite ikibazo uhita wumva
uri umuntu ufite umutima uhita wumva ko uwo muntu koko nta kindi wamukorera uretse kubanza ukamuturisha hanyuma mukaganira kuri icyo kibazo ukaba wenda ureba niba hari n'icyo wamufasha. Ubwo bahise bamusaba kwicara, injira wicare, aricara aratuza, bakomeza banaganira, baranamwakira, baramuzimanira. Pasiteri bari kubivuga ati bampaye n'ibiryo biryoshye cyane. Mujye mwakira abashyitsi munabafate neza. Ati bampaye amafunguro aryoshye rwose, ati bampaye pilawu iryoshye, ati Abasilamu ntibasanzwe. Baramubwira ati tuza, icara. Kandi ubwo uko barya bari gusangira, ariko pasiteri byamucanze avuga ati abantu batanzi bakamfata gutya bakanyinjiza mu nzu ntaranavuga n'ikibazo cyanjye, bakanangaburira, bari kumbwira ngo muvandimwe injira, ati umuvandimwe wacu, tuza, icara, dusangire, tugire gute, bamwisanzuyeho babona ari umuntu wabo wagize ikibazo. Ati ibintu biratangaje. Ntacyo, twigomereza inkuru yacu. Barasangiye, barangije bamaze kurya baramubaza bati se tubwira inkuru y'urugendo, ufite ikihe kibazo, bimeze bite? Ati rero, ati ubu mundeba ngiye ndi ku rugendo. Ababwira aho yari ari kugana, ababwira ko amasaha yamufashe ageze hafi aho ngaho. Ati rero mbonye amasaha mfashe ngeze aha, ati nibuka ko hano hari abavandimwe b'Abayisilamu bagenzi banjye, ati ndaza ndavuga nti reka nze nsaba icumbi. Ati mumfashe mu icumbi kugira ngo mbone uko mu gitondo ndi bukomeze urugendo rwanjye. Aho bambwira ati nta kibazo, ati kabisa Imana ikurinde, kabisa ikomeze igushoboze, kandi urare neza. Baramwemerera arara mu musigiti. Ubwo yari ari kubasaba ati mureke nirare mu musigiti, urumva n'inzu ye yari yanze kwiraramo, yishakiraga mu musigiti. Wenda yaravugaga ati mu ngo haba harimo ibintu byinshi bitandukanye, ati byiza nuko wenda nakwirarira mu musigiti. Baramubwira ati nta kibazo, umusigiti genda uryame nta kibazo. Bamuha ibyararaho, baramufasha uko bishoboka. Hanyuma mu gitondo, icyamutangaje mu gitondo cya kare, yagiye kumva umuntu wa mbere arinjiye. Urabiza Abasilamu basenga isengesho rya mu gitondo bita subuhi, arayita subuhi, arayita fajiri. Alfajiri, subuhi, biraterwa nuko umuntu abiza, ariko ni rya sengesho basenga mu gitondo umuseke utambitse. Agiye kumva buri wese ari kwinjira amusuhuza, assalamu alaikum, assalamu alaikum, amahoro y'Imana bane na, amahoro y'Imana bane na. Umuntu wese winjiraga yazaga muramutse. Arabyuka, yahise abimenya ko amasaha yo gusara yageze, arangije ajya hari amazi, aritunganya, afata isuku ye. Maze kwitunganya, afashe isuku ye, akomeza urugendo rwe. Hanyuma pasiteri we afite n'urwenya rwinshi cyane. Ahita abaza abakristo be ati se hano iwacu hari umuntu twareka akarara, niba bakwangiye kurara mu rusengero banakwemerera ko nibura banabyuka bakuramutsa basanze waharaye? Ati kwikunda kwacu kwadukundira. Ati mwa bakristo mwe mubona ukwikunda kwacu ibintu bishoboka? Ati imico yacu ntimuyizi? Ati inkuru muyigiraho amasomo menshi. Ati Abisilamu nibo bantu nabonye bati bakundana hagati yabo nta yindi nyungu bagamije, ari urukundo gusa rumwe nyine Imana idusaba. Ati ubwo ngubwo ngiye nikomereje urugendo rwanjye. Ati uretse mu Bayisilamu nta handi hantu nzi bagira urukundo, usanga abantu bagira urukundo nta kindi bagamije. Ati wacu murabizi hano abantu bose muvugana kubw'izindi mpamvu, tugaragarizanya ko dufitanye urukundo ariko rudahari. Mu Bayisilamu bo rurahari, rudafite igiciro. Nta kuvuga ngo hari iyindi mpamvu umuntu agufitiye urukundo, ni ubuvandimwe gusa, wumva ari abavandimwe wa mugenzi we. Pasiteri ugakomeza abisobanura cyane, abagaragariza ko imico y'Abayisilamu itangaje yaramurenze. Ati mwakabaye muyigiraho, nibaza ko ari nayo mpamvu yari ari kubaha ino nkuru, yagira ngo abasobanurira bumvishe ko bakwiye kugira icyo biyongereraho ku mico yabo, ariko abahera urugero ku mico y'Abayisilamu. Ati Abayisilamu nibo bantu nabonye muri iyi si batangaje, batagendera ku zindi nyungu uretse urukundo. Ati kandi murabizi ko ari icyo Imana idusaba, ati mubigireho mwese. Wakomeza baratira Abayisilamu babwira ati umuyisilamu ni umuvandimwe wa mugenzi we, ni umuvandimwe wa mugenzi we, urukundo ararumwereka. Ati babana nta gukwishishanya, ati muzareba Abasilamu abantu bahagaze, ntiwamenya ukize n'ukennye, ntiwamenya umuto n'umukuru, ntiwamenya. Ati Abasilamu nibo bantu ba mbere bagirana urukundo nk'uko Imana ibidusaba neza. Ati niyo bari kujya inama, buri wese ubona afite ijambo ringana n'irya mugenzi we, nta byo kuvuga ngo bakire abakene cyangwa abakuru abato, buri wese igitekerezo cye gihabwa agaciro. Kandi koko urebye nta nubwo anabeshya. Mu gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha amahoro n'umugisha, muribuka imibanire ye n'abasahaba cyangwa se n'abantu b'icyo gihe.
yari imibanire y'ubuvandimwe bakundana. Iyo yabaga yicaranye nabo koko wa mugani umupasiteri ntago wazaga ngo umenye ngo intumwa ninde, abaswahaba ni bande, umukuru muri bo ninde, mbese ntago wazaga ngo uhite ubimenya, abonaga bose bameze kimwe. Rero muri iyi nkuru pasiteri wabigarukamo cyane avuga ati ubundi uru nirwo rukundo Imana idushakaho. Ati abasilamu tubigiyeho urukundo ati byaba ari byiza mujye mureba imico y'abasilamu ati muyikurikize. Hanyuma se nkibaza wowe muntu uri kumva iyi nkuru, urumva pasiteri yarabeshye cyangwa yavuze ukuri? Ugereranyije uburyo uzima abasilamu aho mutuye, ubona abasilamu ari abantu baca bugufi, ubona abasilamu ari abantu babana neza, ubona abasilamu hagati yabo ari abavandimwe na bagenzi babo b'abasilamu, ubona babanira batabaturanyi babo. Ese ubona ari abantu bashobotse koko kubana? Ubona ibyo umupasiteri ari kubavugaho ari byo koko, cyangwa urabona ari ibyo ari kubahimbira, cyangwa se wenda we yahuye n'abasilamu beza? Mwebwe aho mutuye mubona abasilamu bameze bate? Muduhe ibitekerezo muri comment, mwandikemo uko mubazi, uko mubumva, abasilamu muturanye mubabona mute, abo mugenda nabo mukorana ku kazi bababanira bate? Mubishyire muri comment, noneho tuze kubisoma tugende turebera hamwe n'ibindi byegeranyo uko bimeze. Noneho mubyandike muri comment, turebe uko bimeze, uko abasilamu bababanira aho mutuye, aho mukora, abavandimwe banyu, ababyeyi banyu. Ese abasilamu babona mute? Ni abantu bameze bate? Cyangwa uyu mupasiteri ibyo ari kuvuga gusa bijyanye n'abasilamu yahuye nabo? Ese koko niyo mico ibaranga? Kandi namwe abasilamu mwandike muri comment mutubwire uko biri, ukuri kwabyo ni ukuye. Mubanira mute abaturage basanzwe, mubanira mute abasilamu bagenzi banyu, mubanira mute ababyeyi, mbese imico yanyu ni imeze ite? Mubyandike muri comment mutubwire, noneho turagenda dusoma turebe. Hanyuma kandi natwe turakomeza tubashakira izindi nkuru nziza nk'izi ngizi z'ubuhamya bw'abandi bantu n'ibiganiro bigiye bitandukana. Mbibutse ko hano ari kuri Y Islam TV. Y Islam TV ni channel yaje izajya bashyiriraho ibintu bitandukanye, inkuru zitandukanye, ibyegeranyo bitandukanye, inyigisho zitandukanye, ubuhamya butandukanye, nta handi uretse kuri Y Islam TV. Hanyuma nawe icyo usabwa ni gukanda subscribe, like ndetse na share ku bantu batandukanye, ariko nyabuneka ujye ushyira no muri comment ibitekerezo byawe, ugira icyo uvuga kuri iyi nkuru cyangwa se n'izindi zikomeza. Hanyuma njyewe ndi Trophy Ibrahim, nkuko bisanzwe muzajya mugenda mubona ibindi byegeranyo bitandukanye ndetse nkuko nagiye mbibemerera. Hanyuma amahoro y'Imana bane namwe, kandi mukomeze mu bayisilamu barangwa n'imico myiza nkuko intumwa y'Imana yabibigishije. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Let me tell you first of all the physical side before we do the spiritual side. When we're on the other side, there is a statement. It's simple. You go anywhere, they tell you al-Muslim akul Muslim. Anywhere you go to, they will tell you a Muslim is the brother of a Muslim. Sir, they didn't allow me. I left that place and walked to a mosque. The only thing I said is Assalamu alaikum. And he looked at me, he said, Malam. He said, Lafiya. I said, Ni matafi ne. He said, Bismillah, Bismillah, Bismillah. I have shared with you here a terrible thing. I hate sharing it. I was sent by the Archbishop somewhere and I got stranded on the way. I went to a church to go and tell them that I want to spend the night there. I heard the pastor and the wife arguing inside. I told them, I said, look, I will not sleep in your house. I want to sleep in the church. Sir, they didn't allow me. I left that place and walked to a mosque. The only thing I said is Assalamu alaikum. And he looked at me, he said, Malam. He said, Lafiya. I said, Ni matafi ne. He said, Bismillah, Bismillah, Bismillah. He said, I should sit. Bismillah. He told me he was eating his garagaro. He said, Malam, Bismillah, ka dauka chokali, mu ci abinci. Sir, we finished. He said, Malam, he said, masallacin nan muke kwana. Sai in kai sai ka kwanta. Sir, I slept in the mosque. In the morning,
before the early morning prayers, before he knows that it is not, I only say Salaam Alaikum, I quickly step out. Sir, is it with that kind of Christianity are you thinking we can dismantle that force? Our self-centered, self-seeking, self-glorifying Christianity, a Christianity that only thinks about himself,